iryo jambo ryarabizi navuga ati ndakwanga nakambwira ati ndakwanga batabizi nyine nibyo ariko baba ryarenze urugero nko kuvuga ko umuntu mukunda ushaka kumubwira ati ndakwanga kuko wanwari umutima urumva iyo mitoma ariko urumva ndakwanga ko kumakeya cyane kumva iyo mitoma pana kweri kuvuga urumva ayo nane ukavuga ati ndakwanga kubera yuko buri gihe uko ngiye kujya kuryama hindunguramo imyenda ushobora guhinduka nahinduka byaterwa n'imbaraga y'abafite cyane byaterwa n'imbaraga y'abafite bikaterwa n'umugambi nanone Imana ifiteho atazibwira ngo njya mbona bose barimo bivugishwa ngo yarakijwe kubera umuntu runaka oya yakirijwe ku muntu runaka kuko ari Imana yamwohereje ariko imbaraga zabonetse n'iz'Imana rero uwo muntu aje akanyigisha sinza akakanyigisha wenda wasanga ariho agakiza kanjye kari cyangwa ari we uzafasha nzakizwa none ubwo sugo abantu bakijwe se barakijijwe nyine uko babiyemeje kubishyira ahagaragara n'Imana nayo agakiza kabo umusoro w'agakiza kayo nayo izabishyira ahagaragara ibyo si ibintu by'Imana turekera Imana bira by'agakiza byo Yes, najya ngusuza ukurikiye Umutako TV nizere ko umeze neza cyane ibihe byiza kuri wowe nizere ko kandi wamaze gukanda subscribe like share in comment mbanjije kwihanganisha abantu batanye umwaka nabi abarwayi abafite ibibazo bigiye bitandukanye mwihangane rwose Uwiteka ari kumwe namwe kandi ahora bareba icyoroshye buri gihe ari hamwe namwe mugomba kuba ibyo murimo bitari byiza n'agahinda n'umubabaro mufite iminsi mike cyane ugahita unezerwa dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bitandukanye iyo tumenya amakuru tuyageraho tukagana n'abantu benshi batandukanye mu ngeri zose zigiye zitandukanye nimba ukurikira Umutako TV uzajya ureba byinshi bigiye bitandukanye mwabonye ibiganiro twagiye dukora ibiganiro bivugamo abatinganyi abarizubene abarokotse abarwayi hirya no hino muri rusange aberekana amashimwe na byinshi bigiye bitandukanye ariko ibyo dukeneye n'ibiganiro byiza bihesha Imana icyubahiro ibiganiro byiza bihesha isi yose icyubahiro ndetse n'Abanyarwanda muri rusange abarundi muraho abakongomani Abanyarwanda mwese muraho amajyepfo amajyaruguru muraho isi yose muradukurikira cyane commentaire n'izanyu subscribe like share comment mwiriwe reka ngufatire tumeze neza amakuru iminsi amakuru ni meza iminsi mikuru yagenze neza cyumweru kirashizeho icyumweru kirashize ubuse aya turacyayirimo iminsi mikuru iragirana no kwa kabiri iyo bigeze mu kwa kabiri nari nitwa Ishyaka manager wowe witwa nde nanjye nitwa Tayla nk'isanzwe Tayla oya Tayla iri zina kare ry'abahinde warikuye he yewe ni nk'ibisanzwe mu mukopine nagize mbere yari umuhinde yahita arinyita bitewe n'ukuntu yambonaga yahita arinyita ugize uti umukopine nagize w'umuhinde niwe watumye ndyitwa umukopine kopine abazi urwo rurimi kopine muri Kinyarwanda kopine ni kopi y'ikintu kopine wawe umushuri wanjye ubwo ni umuhungu ni umugabo ufite umugore ni umukobwa harimo iyo ni kopine ndumvamo umukobwa ni umukobwa umukobwa mugenzi wawe of course numva cyane okay bakunze Umutako TV rero iyo ntangiye neza nziko natangiye ikiganiro neza mitangera ku ngingo nateganyije kuri uyu munsi Tayla ni umukobwa umwesbienne yego hoya cyane umukobwa umwesbienne dusangize muri rusange abakurikiye Umutako TV icyatumye n'icyateye kuba wakisanga kuba ubungubu uri umwesbienne ni kwavutse warakuze ubijyamo ni Kigali cyabigushutse ni igiki oya reka nifatire kwa kubera babirebire jewe nago Tayla niko yavutse nago ariko yisanzemo niko navutse mbyibonamo kuko n'abantu
abantu baba bafite amatsiko yo kumbona nambaye ikintu kijyanye n'iki n'amajipo cyangwa se amakanzu cyangwa inkweto ariko Tayla niko yavutse si cyo kintu umukobwa muri lesbienne niko navutse sanga mfite hormone za gihungu ariko bitavuze ngo Tayla ngo kuba ngo ariko yavutse ngo agenda n'abakobwa sinyana n'abakobwa hari kigaye cyane cyose muzasanga ari abahungu ahubwo mbafata nk'abavandimwe banje inama tukagendana ariko ibiryo byanjye ntago ari bo ibiryo byanjye ni iby'abakobwa ati ibiryo byanjye ntago ari ibiryo by'abahungu ibiryo byanjye ni ibiryo by'abakobwa ushatse kuvuga guki ibiryo n'ibyo barya ibyo turya buri munsi kugira ngo tugire ubuzima bwiza tubyibuhe tugaragaze n'isura nziza kuki aka kantu kajemo k'ibiryo impamvu ya ibiryo ni ukuvuga ngo iyo ushonje urarya ni ukuvuga ngo umuntu ni nk'ibiryo bisanzwe ariko ndavuga ngo aho nisanga cyangwa se aho numva yuko ariho hantu ibyishimo byanjye biba ni ku bakobwa ku bijyanye no kuryamana wenda muri iyi minsi nyine bavuga ngo ibiryo bavuze ngo ibiryo byanjye si biriya ushobora kuvuga ingano ibiki iyo ukivuze uvuga ati kiriya kintu sinjyanye irya kiriya ngiki urya abakobwa bagenzi bawe se mvubarira nawe rwose si bisanzwe sibyo none se kuba wafata umwanzuro wo kurya abakobwa bagenzi bawe kuki umuhungu atakurya atandya ngo igihe kizagera azandya ariko ubu ngubu ntabwo ari ubwo impamvu atandya nyine neza ubwo yaba yambonye he ntabwo yandya wenda si uvuga ngo si yandya ubwo arashaka kundya ariko uriya wapi biratandukanye yandya ariko nanjye nakeneye kandya ariko no ntabwo icyo gihe ntacyo nzi hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati Tayla ariteretera nk'uko umuhungu atereta umukobwa akaza kugira aho agera cyangwa baramutereta ese umuhungu ateze ubundi ngaho kuri umuhungu nshobora kugutera imitoma nkagutaka ari umukobwa bikarangira ngeze ku gikorwa nk'uko naterese madamu wanjye nkamutereta bikarangira abaye mama w'abana banjye banjye bigenzane wowe nyine niba ubikora uko urumva bigenzane wowe uratereta ndi umuhungu ubwo ndi umuhungu nimba rero ndi umuhungu ndatereta umukobwa w'umuhungu se nawe ntabwo nafashe ntabyo ushaka n'imishono yawe nage aya simbishaka mbishatse nakubwira bamwumvishije ni umuhungu ariko umukobwa afite igitsina cy'abakobwa cyane ariko imiterere ni ya gihungu imiterere ni na hormone zindimo ni za gihungu kuko wiyambara gutya ariko utari no muri lesbienne cya ariko ngiye ikindi mo imbere ni icyo ngicyo ujye utereta bigakunda nari so wagira ngo nza ubone gusumba ikubwe wabyemera urabimbwira ubibwiye n'abadukurikiye yego sha sundi wazadaye televiziyo wenda ndimo mutereta kariho bizacamo neza ukabibona uranyemere Tayla nzi ko wowe nta bintu unyuriza ku ruhande ushyira ukuri kuri aho uri tayari nzaza umutereta icyo gikorwa nzagiye nimujyana si ikibazo nimujyana uzabigenza tuzagarukira ku muryango umugore wanjye uzamenya gute ko nereta bigacamo kandi bizagera live nyine bicemo buri kuna muteresa umugore wanjye oya umugore wanjye wapi kare kamukunda nyimwe ari uko ariko we nari ariko uri umuntu wa kabiri umuntu witwa Zurufati nawe muhuje akazi nawe yavuze kazanetera umugore wanjye muranshaka iki umva ubwo afite nyine shabwo nyine simbizi ubwo afite bya bintu bya mugarure cyangwa afite muhindukizo ni iki na muhindukizo uramuzi wa muntu baco gutyo ukahita ugira ku gake ukabona gwede ateye neza nk'abanyamutwe afite hasi hatoya hanini hejuru hatoya tubere duto wari unabizi nyine ariko birabicamo atari urwenya byo nibyo bicamo ubwo iyo umuterese ubugamije iki muri rusange kuryamana nawe ikindi wenda kuzamushyira mu mago mukabana ubugamije iki muri rusange na mumutereta nk'umuntu nkunda nk'uko nawe ureba umuntu ukamukunda cyangwa ukavuga ngo wamushyize mu mago mutereta nk'umukubako urumva namwiyumvishijemo ni ibisanzwe nawe natandukanye riri hagati yanyu natwe ni ibintu biba biturimo nyine kumva ko umuntu mukunze kumva ko mugomba kugira inshuti kibivuga rero ngo umuntu ngo muraryamana watereta umuntu ngo muryamane
so swige ntago ngeza ari zafata zo kwirirwa ndyamana nese umutereta umukunda ngo mumare iki mukobwa mugenzi wawe nyine uramutereta bikarangira ese wamukunze ngo bigende naramukunze birangira mushyize mu maboko ese byarangiye kwaje nyine nta kintu arakoze koze n'umuti nyine ndabikora nyine mbyarira umuhungu tuvuga ati sinumva wagishubije se ubwo n'ibindi niko bimeze dufite amatsiko bakunze umutako TV kuzamenya ese y'umukobwa ari kumwe n'undi mu gitanda bimeze bite ikindi kintu nzwiho naje gusenya ibyanze gusenyuka byabibambasi birimo bibi nzabigaragaza ikindi kintu Tayla naje ndi umupaparazi mwiza ugiye gushyira ukuri kose hanze nakwerekana waje uri umupaparazi mwiza simwebwe n'ubupaparazi bwanyu sa umupaparazi mwiza werekana ibyo bamwe bavuga ngo wenda ngo ngewe ngo ndakeye muri roho kandi arara yiba abantu ibyo byose bisanzwe arara akora ibyaha ni ibanga ry'umutima n'Imana yarakijijwe kandi wapi uramuzi uwo muntu we ndashaka uzamujya mushaka uwo muntu cyangwa n'abandi bantu sha hanze nanjye ukundeba ngaha shaka kuvuga ngo ndi umusiramu ujuje ibyangombwa kandi ugasanga wenda abantu urega uzihereho buriya mpamvu bivuga rero wowe ufite ibintu byinshi ubabeshya nawe ngewe ni mikoro yanjye ngendana no nkararana nayo byonyine none ubwo si ubwo abantu bakijijwe se barakijijwe nyine kuko biyemeje kubishyira ahagaragara n'Imana nayo agakiza kabo umusoro w'agakiza kayo nayo izabishyira ahagaragara ibyo si ibintu by'Imana tubirekere Imana bira by'agakiza byo Tayla ukuntu umukobwa umeze ute umukobwa ushobora kubona nk'uwo nabona mva ndanyuzwe wowe iyo ubona abateye ate abasate igihagararo cye wenda gwedeze akunda umeze oya ubwo shushanyiriza umugore wawe ukuntu ateye oya mugore wanjye mumuretse sawa nkunda umuteye nk'umugore wawe ari ikindi se ese umugore wanjye uzi ko asa ntabyo wenda ni igikara cyangwa ni inzobe yamaze wambajije imiterere byo kumbaza ngo ni inzobe si ubwo ubundi ubwo abana ari kuri inzobe nawe akaba inzogoye ariko shabura n'imibiri yombi nawe ni inzobe nanjye ndi inzobe dufite n'abana bameze nk'abametisi uza kujya kuri Instagram nitwa Isiaka manager official kuri Twitter nitwa mana Isiaka official ukora popaje zo gusubiza ugakora popaje zo cyangwa ugiye kujyana ahantu heza uzi umuntu kubita popaje akubita ukabona izo kubita kamanuka kazaba ariko wowe none ushewana uratumbagira mu kazi kose njye ngo umukobwa utereza nyine si wabivuze se ibyo sinabonaga uri muri subiramo kuri ya nyine ese hari umuntu ukunda umukobwa uteye nabi kimwe nimba umusore umukobwa afite ibyo akunda nawe umusore uteye neza umuntu wese ubona ko afite neza n'umukobwa rero wajya kumukunda ngo ushake kugira ngo uvuge ngo uteye se ngo umuntu ngo si gusa se ngo undi umukobwa abakobwa banene sinkunda abantu baringaniye nta bindi baringaniye bameze neza hari ufite muri no minsi wenda muri mu rukundo muri kumwe ntago byabura ari ngombwa kumuvuga ariko arahari cyane mumaranye nk'igihe kingana iki muri rusange mukundana wowe nawe tumaranye umuhungu wo tumaranye nk'imyaka ingahe nyinshi tumaranye nk'imyaka 2 kuba umuntu abagenda igihe imushwana mukuzura ukongera ugafata undi cyangwa bikagenda gute ariko ubu ngubu tumaranye imyaka 2 irengaho gato nimba mushwana ugafata undi anahita nkwita indaya y'umugabo muci inyuma umugore wawe iyo turi kumwe tumuranye icyo gihe ariko neza mvuge ko nahereyeho tukaba ujye nyine arya umuci inyuma wenda mwaraje umuntu asaci wapi nawe ujya muca inyuma yongeza sinjyanyigira ubwo turagije ngo nagufata undi turi kumwe tuba turi kumwe mbere yo kumuca inyuma sinya nakunda n'umuntu namuvugaho iyo ukambwa ngo sheri wawe ngo musanza bimeze uko ndavuga ati byihorere narimbizi mu rwego rwo kwirinda abapaparazi n'abantu bagenda bakubwira babasengera uba ugomba kureba ugategereza ukazamwifatira byaba ari n'ukuri ibyo bavuga nta mpamvu kugira ngo urindishe umuntu kandi ukunda n'umuntu rega ntabwo ari kuba mukunda ntabwo uvuze ko nawe nkunda ushobora gukunda umuntu cyangwa ubwo nawe akagukunda ukunda umuntu kugira ngo uhaze ibyifuzo byawe ntibangaye se bakunda abantu kandi ugasanga nawe se babakunda ariko agakomeza akamukunda ni ijambo Tayla ahora abwira umukunzi we iyo bari kumwe yumva yarara atanamubwiye ntibigende neza wowe nzimuza naryo ndivuga rero bajye barigenderaho bose uzi ukuntu nkunda umuntu unyigana banyibi
mwakakana nanjye navuga ngo naje gusenya ibiki n'ibiki hari umuntu uzanyikana bikavuga okay ndamubwira ngo ndakwanga ni uko tugiye kuryana kumubwira niyo tubonanye ndamubwira ati ndakwanga iyo mubwira ngo uramwanga niho akurizamo kumva ko wowe nawe ari fresh iryo jambo ryarabizi ndamubwira ati ndakwanga nakambwira ati ndakwanga batabizi nyine nibyo ariko baba ryarenze urugero nko kuvuga ko umuntu mukunda ushobora kumubwira ati ndakwanga kuko wanwariye umutima urumva iyo mitoma ariko urumva ndakwanga ko kumakeya cyane kumva iyo mitoma pana kweri kuvuga urumva se Mse nkujyana akantu sheri ndakwanga kuko wanjyana umutima ndakwanga sheri kuko unkunda kurenza abandi ayo nane ukavuga ati ndakwanga kubera yuko buri gihe uko ngiye kujya kuryama wenda unkuramo imyenda ubwo rero muwe akavuga ati ndakwanga ahita yuka bya bintu by'umubwira sibyo se akunze umutako ndavuga ati ndakwanga akunze umutako TV mwumvishe ibintu aravuze ngo ndakwanga kuko iyo tugiye kuryama nkuramo imyenda akamakeya ndakwanga kuko wenda usanga watetse ibiryo nkunda ndakwanga kuko umenya igihe mbabaye ukabimenya nkakubonera igihe ijambo ndakwanga biterwa n'icyo biryo ririmo risoba icyo gisobanuza urukumva nyine birarenze uhera hehe yamaze kugukura imyenda gukuramo imyenda ubwo nawe uhita umukuriramo njyewe mfara cyane si bisanzwe se tutangiye igikorwa nike ibyo bikorwa nayo ho byurabyanditse n'abantu namukuramo imyenda kugira ngo umuhindurire cyangwa se muryame ndabitewe no kurumukunda kuryama ariko nagwe bwa kare igikorwa oya ibyo bindi bizanyuma n'ibijyanye izo nijezo zibanga n'umuntu naga ari ngombwa kubikubwira kuryama no kuryama upfa kuba nzi ko mufite ubwisanzure nafite ubwisanzure ubwo umva ibikurikira byo naga ari ngombwa kubivugira ngaha ni iby'abantu babiri bo bwabo cyo ni igikorwa kireba abantu babiri tera hari umuntu ubu tubonye akibona ikiganiro cyacu kahita ngo toka shitani cyangwa muri agataho auzubilema ni shetani jim abavuze ngo nikize kumana ngo ninde shetani yavumye agahita gutokeje akavuga ati kwagikobwa kwakina na Yesu oya icyo kintu nago wabwira umuntu ngo kubera ko ngavuze ngo Tayla ngo ndo kino gikorwa misenyanga ikintu kigize ngo umugire ibyo nago umuntu akubwiye niko abibona nyine kubera ko abyangawe ku giti ciwe arabikubwiye akubwiye ko icyo kintu atagishaka we niko abibona kuko icyo kintu nicyo kimurimo nikizanamubaho nagomba kwitungara ngo uravuze biki oya uko niko abibona hari n'undi nawe navuga tuti nanjye wenda nibi gusa nge nababwira ngo nukavuge ngo toka cyangwa ngo ubwire umuntu nabi kuko umwese muba mwarabyaye nawe abawe wenda ugize amahirwe yuko ngiye umbonye ahangaha nabaye ntago ubuze uko biba bimeze n'umugabo ntago ubuze uko biba bimeze n'umugore ntago ubuze uko biba bimeze iki na cyico ibyo bintu bagomba kubyitondera akavuga tuti najya bivuga pe nge narwo nanavuga ngo ngire gutya niko abyumva biba bimutunguye cyangwa se abona bitabaho abona n'amahano n'ibiki ariko buri ari nk'umwana yawe wabyaye cyangwa se ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe nuhita ubibona ugenda ubibona icyo kintu ukagisobanukira nta kiri kintu nge namubwira uko bibona nuko nguko nje nta kintu cyo namubwira nta kindi rwose ariko ntabwo ushaka guhinduka ukazashaka wenda umugabo ukava mu bwezubiyene ugashaka umugabo mukabyara ngo nakobwa wumva ko uzabaho gutya nta mwana ufite tukagira ngo icyo kibazo umvasha izari Imana nawe abanyamakuru mwipasa muremure ubu icyo kibazo uri wakibaza koko wakibaza Imana kuko nizabindura ibyo byose ngo reka mbikubwire use mbikubwiye sibibe byagenda mba numva Imana ifashe ufashe Imana ifashe hanyuma Imana izaba reka mbanze nifashe rero hanyuma nzaza reka mbanze nifashe hanyuma nzagaruka niba biciyemo nzababwa ko Imana nanjye yafashije ariko kuri mutase navuga ngo ngo nzahinduka ubwo ukomeze nuko Tayla ameze hanyuma iby'Imana byo Imana nizaza ikambwa ngo numva shaka nzaza bose hano kuri YouTube ku macaro mbabwiye ati ndumva shaka guhinduka Tayla mwumva arabikoze ariko icyo kintu bahora bakimbaza ariko ni icy'Imana kiriya cyo ni icy'Imana Imana irabizi uko dukominikana mu masengesho yanjye imba hafi irabizi uko bizagenda nuko muzabibona nzabibazana mu nenge biraje ndabibabwiye ariko ubu ngubu Tayla ni Tayla ukumuzi nuko Tayla ni Tayla urumva ariko ushobora kuba yanakifuza ati Imana uzangire neza basi mpinduke nibyarira kandi iki gitekerezo cyo kuba wabyara nawe uri gikenera
ibyo ni ibintu muri wese atekerezaho kandi abantu babyara mu buryo butandukanye. Kubyara se ninde udashaka kubyara? Nzabyara ariko numbaze ngo uzabyara biciye mu zihe nzira. Ntabwo ari itegeko ko mbyaramuye n'umugabo. Icyo cyo ntahita ngusubiza. Ntabwo ari itegeko ko uzabyara uhuye n'umugabo. Itegeko ko mbyaramuye n'umugabo. Ikigenzo nuko uzabyara. Ese umuntu ntabyara nyine ahuye n'umugabo, ntabwo wabyara uhuye n'umugore ngo mubyare. Wahora uhuye n'intanga z'umugabo ariko ntabwo bivuze ko mukora sex ngo mujye mukore mubonano. Bashaka kugutera intanga z'umugabo mutabonanye ukabyara. Uburyo bizacamo simbisi nyine ariko nge ndabizi. Ntabyo nibigera nsaza bibabwire. Ariko ubwo muri ubwo buryo nimba buhari buzaba. Tayla ako kantu wambaye mu gatuza ka gasobanuye kisa nk'ugira agakote gutya gato ndebe. Ndimo ndabona nyine nta masara ariko ameze ukuntu sinzi. Hirya gato ya gutya gato turebe. Cameraman turi kumwe. Kaka ni umutima. Ni umutima gutya. Ayo mabara bito arimo umweru ubururu. By'amabara byo wibimbaza. Wibimbaza ni amabara nkunda kwambara. Umutuku, icyatsi, umuhondo. Byose nyine nese ngo umutima ugira ibara rimwe. Uyu mutima rero amabara arimo asobanura ko umutima haba harimo ibitekerezo, ibintu byinshi utekereza nubwo bari mu bivugo mu mutima umwe ari kubitsa ibintu byinshi. Ibi ni byiza. Amabara nicyo nkubwiye. Umutima wahora ugushinze iki? Jewe umutima wanjye urushinja iki? Ikintu ushinja? Njyewe umutima wanjye urushinja yuko uko meza atari ko abantu banyakira. Tayla wigeze ukina umupira? Cyane. Narawukina. Ukinaga hehe? Nawukiniye muri Lyon. Abadukurikira Lyon murayibuka ariko ntiyakera. Ntiyakera ikipe y'abagore yarabikoraga. Kandi wakinaga kuri defense. Hoze narahakinnye. Isawa. Wari umudefenseur mwiza? Na mudefense rudaswa twese na gitego batsindaga. Baje gusinaga ariko biragoye. Ntageragezaga. Ariko biragoye umudefenseur mwiza kugira ngo uzapfe kumunyuraho. Niyo ushaka kumunyuraho ariko umurundi akawusiga. Ataka mwiza we n'umudefenseur mwiza byenda gute? Ukoze ikosa niwe basa. Urumva? Wenda nimba waje ngo umudefenseur mwiza n'umwataka mwiza ukahita ubivugaho. Buriya umukobwa ukurikiza indangagaciro ya kirazira, umukobwa wifata akikomeza agategeza Imana yamuhaye bazabyana hungu na kobwa niwe mudefenseur mwiza. Umwataka mwiza rero nuzi guhingira urugo, urumva nuzi gukora inshingano zose z'urugo, ni no uzashimisha umugabo cyangwa umugore neza. Ukomeze wataka uzataka n'ibitataka. Nezo uri gukora amarushanwa yo kubyara abana benshi, ibitego byinshi bimeze. Njyewe itegeko n'amabwiriza n'abana 3 nazarenze. Ubu maze kugira abangana? 3 bonyine. Ubu nabandi. Abahungu 3 bonyine. None se ndabona umeze nk'umuntu ushaka kubyara benshi wowe tubitiyorere. Ariko wakirirwa kuri makuru uri kuvuga uri kunagenda ukagira imbaraga zo kuba warira abana benshi kandi igihugu kitubwira ko abana 3 nabo. Nabo ngabo nyine reka icyo kintu reka tukihorere nyine kuva ari 3 ushaka. Reka tutegereze nyine niba wifuza reka n'Imana izabigufashemo. Urakomeza kwataka cyangwa urakomeza kuba mu defense mwe? Ahubwo nge nzakomeza kudefanda ahubwo urakomeza kwataka. Rero turacyara aho ngaho nicyo ushaka kubwira wenda abari n'abategarugori bagenzi bawe mu mwuga umwe nawe n'ibyo ukora bahinduke babigumemo. Nje nawe mbwiye ko ngo abigumemo cyangwa ngo abijyemo cyangwa se ngo bahinduke. Buri muntu Tayla wenda nuko navutse niko nisanze. Ari no wabikoze yishimisha. Niwumva kwishimisha abirambi asa bivemo. Cyangwa se nimba bona hari ingaruka yavanyemo abivemo. Buri muntu wabigiyemo n'umuntu mukuru aza ubwenge naye mbishishikarije. Ariko nimba umushaka kuvamo muri icyo kintu kivemo wabonye ingaruka zacyo imba barabigushutse ukabijyamo nicyo gihe ngo witekerezaho bivemo nawe mbwiye ngo bigenduka ariko nabifuriza bose kuba yabivamo wowe ikiza nuko babivamo. Ikiza se ababikora ntabwo mvuze ngo babivemo, ababikora bumva yuko bitarimo byaba bigiyemo mu KIGALI cyangwa se bakajya kubyinezezamo akumva aricyo gihe cyo kubivamo nabivemo.
nicyo kintu nge mvuze ariko sinabwira umuntu ngo icyiza ngo nuko ngo yabivamo ubwo ngubwo biterwa na swe njya hose iri uzabivamo nuko yasanze ari yarayobye nyine afite aho yagiye uwo bivuyemo uzabivamo nuzabona ingaruka yavanyemo ingaruka ari makuramo biterwa n'ikintu wagiye ukurikiye mumva nacyo yakurikiyemo atari cyo kubonamo azabivamo nuko uko bimeze nuko bimeze wa mugani buri wese agira amahitamo ye akagira naho yisanga yewe muntu ntuzakira ubanze ubona wenda ari mu byo arimo bitari byiza ikintu cyose kigira impamvu nanjye ejo bundi bambona nabivuyemo ahubwo iyo mpamvu niyo nzababwira ariko ntugafateho umuntu ngo uhite umujajinga usanga ibintu bibaye birebire nicyo kintu tuzira twese muri cya kiganiro twakoze turi kumwe na Liza ntabwo wenda nshaka usubire mu byabo n'ibiki ukomeje wisaba imbabazi shangazi uhita unavuga ati burya n'umuntu aje neza akaba yakuba iruhande akagenda kwigisha ibyo urimo katari byiza ushobora guhinduka wenda tugarutse ku bandi bapasiteri n'abakozi b'Imana cyangwa wenda n'ira famiye y'abarabage bahindutse uko babona n'ibyo ubona hanze hagize umuntu uza mu nzira nziza zituje akakwigisha ushobora guhinduka nahinduka byaterwa n'imbaraga y'abafite cyane byaterwa n'imbaraga y'abafite bikaterwa n'umugambi nanone Imana ifiteho atazibwira ngo njya mbibona bose barimo bivugishwa ngo yarakijwe kubera umuntu runaka oya yakirijwe ku muntu runaka kuko ari Imana yamwohereje ariko imbaraga zabonetse n'iz'Imana rero uwo muntu aje akanyigisha sinzaka akanyigisha wenda wasanga ariho agashyize kanjye kari cyangwa ari we uzafasha nzakizwa ariko sinzajya kuvuga ngo ndakizwa ahubwo Imana ubwo muntu azaza yamunyohereje avuga ati Tayla azakizwa kandi azakizwa ari ukubigizemo uruhare niyo mpamvu ubwo bwango nakagira umuntu ujajinga undi ngavuge ngo kubera ko yego ravuga ngo nukagendane ngo nukagikwice ngo mu nzira n'ikingo z'abanyabyaha cyangwa ngo wicare n'abakobanyi ariko nanone umunyabyaha hari we mu Kristo ahantu uri umunyabyaha ararinzwe nje hari indirimbo bajyaga baririmba cyaba karirimba kuri umunota nimba Yesu yarazanywe no gushaka inama zazimiwe nukuvuga ngo umunyabyaha ararinzwe n'umukiriyano utagize gute ararinzwe abo bantu ukore babiwe mu Kristo rero uyimara gukizwa ngo ujye kujajinga ukeneye izindi mbaraga ntago uzazatera ngo ngumbwire ngo Tayla Imana yambwiye gutya na gutya hari izindi mbaraga banze umenye ngo abantu mfite ize mbaraga z'imyuka mibi nkuko babivuga ahubwo nawe wowe ukeneye ize mbaraga kugira ngo ruhangane nazo ntago rero kugenda umuntu akambwira rwose ko umuntu yarakije ukasanga umuntu yaramvuga nabi aranyamaganira kure azambona ati kwaho hahande ubwo nzazana namugendera kure ntaho tuzahurira ukene n'uzaza aje neza nakubwira byiza wowe kwamagana we ntago mwabona ukeneye n'uza mu nzira uwo nyeneye umuntu uzangana nkuko rizabikora si ukuvuga wenda rizabona bose baravuga ngo se kuki ngugendana n'uriya nabo bibaza impamvu byabananiriza akaba hari wenda rizahita Imana wenda yamubwiye cyangwa se nibwo buryo azagenda nyinjiramo ushobora kuba afite ukuntu amajije kumenya gake uko tugenda tuvugana niko agenda nzagenda mwumva sibyo kandi kuba tugendanye ngo ngende muri simesuje kuri zare muri zibere cyangwa hinduye ikira kintu n'Imana irababwa mwegere babandi bibuke ko Yesu yagiye kurara kwa Zakayo bibuke abaturage bari amariye ibyabo imisoro n'ibiki ko ariho yagiye kujya kurara se nagiye kurara ku mukristo ese uburyo yahindutse Zakayo uburyo bahindutse barabizi amagambo Yesu bamubwiye barayazi ngo kuke ngagiye ngo kumunyabyaha ngo umuntu ugira gutera avuga tuti yarababwiye ati muzi impamvu nahaje kuko icyamuzanye n'abanyabyaha n'uwo muntu rero w'Imana ahubwo uzishimire ko uwo muntu yegeranye nanjye kuko azamindura ibyakuraniye azabishobora azanakufasha wenda cyo nicyo nge navuga uje neza ukambwira byaba ari sawa ariko ntabwo uzazunuka ngo Tayla se ngo umuntu kuko yamvuze nanjye mpita nkubonamo ikindi kibazo Imana ifite uko igenda ifite n'ukwizera mu muntu akaza gake mu mutuzo none yukoreshwa n'Imana igira nuko ikubwira ati ataka gutya Tayla yukoreshwa n'Imana avuga ati ataka gutya Tayla ariko uje wenyine nabigaragaza iyindi kamere nje nago nananiranye Tayla turacyara aho ngati nge nago nananiranye Tayla afite ababyeyi Tayla n'ababyeyi arabafite kuko arabafite nubwo nabana bafite bose cyangwa se ngo mvuge ngo nabo fite famille muri make afite famille nago itegeka ariko ngira check me for yes waruje kudusubiza nyine ndera nari rero
ikintu navugaho hariya tuvuge ngo abantu bavuga ngo narongo abanyamakuru ngo wenda ngo hari amakosa mufite. Amakosa biterwa nuko ikiganiro cyatanzwe n'uwagikoresheje n'uburyo abo yagikoresheje bagiye bakoramo. Hari nyine umunyamakuru nakosa bafite. Ariko hari igihe usari hari igihe ngabara mukora ibiganiro ugasanga umuntu amukoresheje televiziyo, we wagikurikira ugasanga umunyamakuru nawe bwe yakigizemo uruhare ni ryari. Iyo umunyamakuru atangiye kuzaza kwibanda akavuga ikintu akavuga ikintu usanga yibanda ku muntu runaka, yibaza si umunyamakuru we yarebaga hehe. Buriya n'abatera amakomenti atavuga ati se iyo arimo akoresha umuntu ikiganiro akavuga iki ngiki uyu munyamakuru nawe akabikora bimeze gute. Hari igihe bavuga ibintu biri byo da, ariko hari igihe bana babeshyera cyane pe. Rero umunyamakuru uvuga ngo umuntu arakubwiye ngo abanyamakuru mufite amakosa, hari aho nawe ugiraho ikosa. Cyangwa ugasanga si umunyamakuru yakoresheje wa muntu, ahubwo wa munyamakuru yashakaga kugira ngo yakoresheje umuntu televiziyo, nje unkoresheje televiziyo ndaje ndavuze wumve ngushije nk'ukuntu umuntu runaka nawe ubwawe washakaga ko tuvugaho, ugasanga ubaye intandaro yo guhita wige uhagurukira kuri wa muntu. Iyo ndebye cya kiganiro rero wa muntu yarebye cya kiganiro ahita abona yuko umunyamakuru yabigizemo uruhare. Niyo mpamvu tubanenge ibigomba kubona ku banyamakuru. Ahubwo birumvikana. None se umuntu avuze ku muntu wenda umunyamakuru atasubiye cyane gakomeza agore wa muntu, ariko wenda umuntu agahita avuga ati nubwo mwamaye ikiganiro tuvuge kuri ibi atari ko ari umuntu ntesha umutwe nzengereza iyo ndamurenze namwiyamye rwose nshyira hasi n'ibiki. Iyo abivuze gutyo ari we ubyivugiye, umunyamakuru ari ikosa afite. Icyo gihe nta munyamakuru ntago aba afite ikosa, kuko uwo muntu abavuze nibi nabavuze we bimurimo ashaka kugira ngo bijye ahagaragara na wa muntu bimugereho. Icyo gihe rero umunyamakuru ntago babimureba, ahubwo ikibazo kiba gikurikiranwa hehe na wa wundi, kuko wavuga beragiro bikamenyekana bakagira ukuntu bakomenikana bakajya n'ukuntu bivugana cyangwa akamenya ati uyu muntu tubanyeho gutya. Umunyamakuru icyo gihe abakoze we akazi kiwe, aba yakoze akazi ke. Uwaje kuvugana yaje kuvuga ibyo avuga, ibyo yaje kuvuga ni ibyabo baziranyeho. Kumva umunyamakuru nta kibazo naho biri. Ikibintu kumunyamakuru azakubaza ikibazo akakubaza ngo kuri uyu kumvure mara kwibanda, ariko mu gihe naruhari wagize ngo uzane mijwi gwa muntu mushyire mu kanwa kawe ukumva nje uri kuvuga ni kuvuga uriya, icyo gihe umunyamakuru nago bimureba. Cyakaba yakubwira ngo bwira kana kanga ibi nibi, umunyamakuru avuga ngo bwira kana ibi nibi, ibyo nzi ko bitajya bibaha kandi akaza akakubwira tuti Tayla buri iyo murebye ugasubiza bya Tayla ukongera ukavuga none se ngo Tayla nanone. Icyo gihe umunyamakuru uburi mushaka gukira gute bavuga kuri Tayla cyangwa ubwo urumva niyo yamakosa yanyu, naho icyo kintu bugishaka yuko uwo muntu bamuvuga. Ibyo byo byumvikana, ariko nimba nicanga nge ngavuga nkakubwira ibindi ho nta kintu ugeze umbaza uti kwambanjijeho rimwe ubwa kabiri numbaje kumva ndimo ndavuga. Icyo gihe ikibazo cya gifite nicyo babaje gukora gutanga cya kiganiro, we ntacyo babikureba wakoze wakazi nk'umunyamakuru. Tayla, turashoje ikiganiro cyacu twagiranye, tunagushimire umwanya waduhaye. Nimba nta kintu wumva warenza ku byo twavuze cyangwa twibagiwe twasoza. Je nta kintu avuga ngo wenda ngo narenzaho, gusa nje na munyamakuru nje navuga ngo nje ngo mushyizeho gutya, ariko ikindi gihe abanyamakuru namwe cyangwa n'abagenzi banyu mujye mukora fairness yo kuhita wumva kugomba nabone tutajyana beef, tugirane beef, ariko waje akavuga kakanenga umunyamakuru nanga ujye mwicira muvuge kino kiganiro kuko nakoze hano na ruhane nabigezemo, kuko akantu gato ku munyamakuru umubonyeho gahita kerekana yuko ari wahaye afataje wa muntu. Icyo cyo ni ikintu kigaragara. Rero nicyo gihe navuga abanyamakuru uvuga gutya naga ari ngombwa ngo uhite uvuga icyo kintu, kandi ni umwana yigiye mugirana n'ikiganiro ngakone tukagira ikiganiro njewe televiziyo Tayla nkoze bikagaragara yuko umunyamakuru nko mu buryo ndimo kubivugaho bikagaragara ko umunyamakuru naho yafashije, ashobora kuba atambwiye ariko hari uburyo yafashije ashaka kunyumvisha ko umuntu runaka. Nimba uko kuri namwe abanyamakuru mujye mushyira mikoro ku munwa muvuge ko kuri mu kuvuge kwanyu bigaragara, ariko bitavuze ngo watumye, bigaragara ko ari uwatumye asebye umuntu. Dushyira ku bigaragara nawe uvuga umunyamakuru ushinjwa n'amakuru ubuvuze ukuri ari ukuri. Nigeze kukubwira ko ukuri kose ukuri nyakuri nzaba umupaparazi mwiza nkagushyira hanze, uwo bizashimisha uwo bizababaza, ibyo biramura ko nzaba namaze gushyira kuri hanze cyane. Tayla, wakoze cyane kwitaba ikiganiro. Namwe mwakoze, Imana ibahe umugisha. Muzamenyera muzambwira muzanubira nzaza, ariko nababwira ngo abakuzi b'Umutako TV mukomeze mugire ibihe byiza, uyu mwaka ubere washya uhirwe, mukore gukora subscribe, mukusharing, mukore na like.
Imana avuga ngo ibarinde, ndabakunda. Murakoze cyane, turabakunda cyane, namwe muraba agaciro mwafashe umwanya. Iyo urebye nyamuna ikiganiro cyacu cyose kukirangiza ubuduha agaciro cyane, nibyo dusaba buri wese. Iryo bara ry'umutuku iyo rukanze aba ari sawa, ako kazogera kari hirya ugakanze kazamatwi aba ari sawa. Twari turi mu karere ka Gasabo, niho twari duherereye mu nce za Kimironko, niho umutako twazengurutse kamera yacu tujyanayo kugira ngo tujye kwandika Tayla ndetse n'abandi muri rusange. Tubashimire cyane. Episode yindi iragarutse, ibiganiro bindi biragarutse. Nitwe Isaka Manager. Kuri iki kiganiro cyo kuri iki